Nujye uhura n'ibigabo bingana kuri ujye ubibwira iwanyu wambabariye n'undi mukobwa wese uzigera ushaka kongera gufata ku ngufu uruko sereka ko ibintu tuganira utabibwira iwanyu sibyo aba ari ubuguryi cyane ariko ngenda nagukunda cyane sibyo ubu nagukubita nkaguturika nawe ngo napfuka mifafa gusaba imbabazi fuka amafafa umusaba imbabazi fuka amavuba vuba umusaba imbabazi numva ibintu wari utangiye umubwira cyavava gupfukama niba uko nyina ukunda dibivuze ntabwo ngukunda Imana habe na santima na nyana kugiriye genda wambaye ubuntu bumeze gutyo Ese birakureba warabingure wowe enda unuri indaya rero umwaka Neza neza. Makuru. Hi. Haila. Haila. Oh, tuna bizi. Abandi nakeza. None se. Mu rugo neza. Ndabona uri keza kabisa. Umuntu akwese bibi ari kubaza. Nakwishimiye tu. Kose ginigera mwana. Umuntu nkawe ginegera imbere. Mwegere. Ya, nigera mwana. Urabona njyana se? Ngonda kwegere. Uranyegereye. None se. Kinakwikundiye tu. Wanyikundiye. Ubwo se wandebye cyabonye wakunze kuri ngewe. Mwiza. Ndi mwiza so narabyanditse muganga kanye ko ndi mwiza. Nge nabibonye. Wabibonye he? Face to face to physical. Nabisaba urukundo tunakindi. Urukundo. Aranse n'umuntu ujye ukundana se? Ahubwo uri mwiza tu. Wira wi okay ngo nka proof imwe yatuma ngewe nge nagukundana pro. Wali nawe cyambere sibyo? Nge nagukunze. Nabyo ngo nge ntabwo nakunda kandi ikindi mbase papa. Nakomeje kukwihanganira ariko umubwira ubusa ndakumva but nifite aho ngiye kumva neza sare komeza ukunda reka tubone shot please don't touch man nkori koze asimani bite kuko umuntu akubwira ko agukunda man ukigira wadanje hanyuma se ngombwira proof yatuma nge nkunda okay no baby come on can you hug me just now hug you look this picture nutume ndakara man basundi ni warakara bakoki Shobora kumubera. Niyo warakara wakora iki? Ndagukubira sindabishaka nabyo nshaka ngewe. Byanze bikunze urabikora. Guess. Nimba nakugiye ko ngukunda ushobora kumubera. Niba uko nyina ukunda dibivuze ntabwo ngukunda Imana habe na santima na nyana kugiriye. None. Business. Iyi minsi kwigurishije cyane biba bimeze bite? cyane ntabwo Ubaheye ko nakubuze. Aha, uyu munsi none ndagushaka cyane. Ngira ngo abantu ushaka kumperekeza mu rugo kandi uyu munsi ngira ngo iwa nta rugo bahari se. Ese kuvugana nanjye hari ikibazo babiguteye? Oh. Ntipfunye imbere yawe se kuba turi kumwe? Ariko buriya ntukagira impungenge buriya ngewe. Ngira n'amafaranga cyane bihambaye ntago ari ukumbona gutya amagazo. Cyane rwose. Gifite amafaranga nk'ubugiye kuri konti afite hafi miliyoni irenga mu kanya gato nacukozaga ikirombe cy'abakarani banje baracariyo umva watinya se ahubwo ndashaka ko dusangira uyu munsi witeguye kurya inkoko yose ukayimara ntabwo nahimara gushize waranshebeje buriya nizera ko ibintu tuganira utabibwira iwanyu sibyo aba ari ubuguryi cyane ariko ngenda nagukunda cyane sibyo ahubwo tugende vuba kujya wowe surigati kibaho wowe ukanga abantu wahe wowe n'uyu murimo murajya nk'ubu nk'iki ngiki gifite ubwo gibungana iki mu mutwe wacu usuraganira iki nakano kana ari iki ndagishota ariko se ibintu mwaganire byose nabyumva ibiki se mwavuganye n'aka kana nabyumva aka ni kabyara kanje rwose usurabona nta asubwiye uri kumwe n'uyu muntu nani so nuba mumva ufite yewe se rwose ntabwo ndi kumutereta yakaka none mumbwira ibyo mwaganiraga noneho kase aka kana rwose ni kabyara kanje nabonye mwe iminsi kari kubagaswa bikabije cyane rwose namusobanuriraga amasomo ibyo avuga koko ni ukuri uyu muntu mupfani rwose ni iki cyawe ni sheri wawe ufite imyaka ingahe 14 wowe ufite imyaka ingahe ngewe se imyaka yanjye se ugira se ngo twaka 30 sindi uhagaze 30 twaka 30 rwose sicyo ni gitangaza man imyaka 30 ni gitangaza sinagura kubona ko abantu ariko buriya twebwe abantu dufite amafaranga nta mpamvu yo kurya nabi man ariko iyo wumva ufite imyaka 30 uyu nguyu akaba afite imyaka 10 hasi je nicaye hasi man hasi
ari kugira agasuzuguro gira vuba vuba hasi mutabara akagabo we hasi urashaka ukinkubita hasi urashaka ukinkubita hasi ukubitwa n'ingubara hasi urakinkubise wa hasi hasi yewe nishe umuntu cyangwa mana yanjye sikari seriyo namusobanuriraga amasomo rwose yo yewe jatawe aganje n'umwana rwose ntabwo ndi umukenge ndareba reka n'ahantu nigeze ndi umukire ndababeshya niterurira ibyuma gusa ni iki koko mu bintu byo kure Nkimba nzi ahantu henshi cyane harenze ariko rero akantu ushaka kukubaza umaze uritegura reka nkubaze urankunda uvuze ndakubajije ngo urankunda umutima wawe urabizi oya ndakubajije subiza nimba unkunda cyangwa utankunda ndagukunda kandi ngukunda wenyine kandi ndibaza ko icyo atari ikibazo wakabaye umbaza yego uzi impamvu mbikubajije urayizi ukeneye ngiye kukubwira ntiwibuka cya gihe turi ahandi dukora bya bindi mana yanjye ushaka ko tubisubiramo byari byiza se nyine byari byiza ariko nyine nashaka kukubwira nyine twagize umugisha twagize nyine wanenze naguteye nyine mwitinda yawe nizere ko ariko udakomeje nyina kuri maze si wishimye uri seriye seriye ngo nagize wanenze si wishimye nizishe ko mbona urakaye n'ubinywera ko mbona urakaye nkubwire rero wa mukobwa we ibintu bikiri mu nzira ndikubona ndabona uri umukobwa witonda uzi ubwenge ariko ubu nibwo menye ko uri ikigore ubu nibwo menye ko uri ikigore irinesha ubikore nyine watwaye imbure bahera none se reka nguteshe si wumva ko tugoje wihoraho ese ubwo wabinkora wihoraho nizere ko utari genda urabe ikigabo nyine uyihengekeraho nta none inda yawe ndabe ikigabo nyinshi nawe se wanjireka ariko wanjireka none se si umwana wawe ibaza icyamare nkanjye ariko bakamvugaho ngo nateye inda izina ry'Imana nizere ko utari mu mbase utanyikira umbabarire kandi n'ikindi gihe mbase Mwebwe muri mubiki ko muramaze nk'abari kuba dore nuko mfite ikibazo mana ndekura nta kibazo no muri famille man no muri ikihe kibazo nyine gituma agira gutya mana kirukana ngo muri itonde baze no wowe bimeze bite uyu muhungu nge niviriye iwacu arantangira ngo ndagukunda baby ngo yongo baby zona sinagurimo byara abantu bava nta kibazo ufite hari icyo pana nawe wewe ngubu nta kintu ufite cyo kumbwira hata sitasobanura byagenze bite nabikubwiye nge yaragiye kunterura ushaka kunjyana ngo kupata bakugira gute kupata ku ngufu ngo nawe ndebera ikintu biri wafata umuntu ugana gutya ufite ubwenge wowe wafata umuntu ugana gutya ufite ubwenge se bro jya wumva ikibazo cy'umuntu mwana ufite ubwenge bisemana n'imbaratera umuntu urimo urazikira amuterura kumujyana he amuterura kumujyana he ntabwo muva mu bibira niyo nangiriye impuhwe ko nanjye bari banabonye uzuba umujyanye he garuka ushaka kwiruka hasi tukama vuba vuba wowe tumusaba imbabazi musaba imbabazi bambabariye mwana uko ariko basaba imbabazi nyine nambabara ariko basaba imbabazi musaba imbabazi vuba kuyangiriza ubuzima bwanjye nyine mbabarira cyane ngo gufata ku mutima ntabwo sinzi nta imbabazi aho uzava kubabarira nge so wambabariye ariko basaba imbabazi wambabariye n'undi mukobwa wese uzigera ushaka kongera gufata ku ngufu ntabwo nabura kubabarira nyine ubwo arimo simbabazi ubwo ndamabara ariko n'undi mukobwa uri kumva bundi haguruka genda jega heza nemeye ko nazongera gushuka abana b'abakobwa nizere ko bitazongera ego rwose ntabwo bizongera murakoze nawe wagakobwa ari ngwino hano nta soni nawe ngo ufite she ubwo urumva umaze kumera utubere akantu k'akayinja k'imyaka 14 nta soni umuntu ungana na so ngo ni sheri ngo ufite she sangwa muhera mutware muda zitateganijwe ubwo ufite ubwenge yavuze ngo tega ikibuno nujye uhura n'ibigabo bingana kuri ujye ubikungwanya urumva sheri mbabarira n'ubinywere n'ukuri kw'Imana pesi ibyo basi mbabarira wanyumvise si twabikoze umbwira ko ari byiza gute wabinkora ariko wambabariye basi kuko mwanyu mbabarira basi ntunyihakane pe nube nka ba basore b'iki gihe si ariko hari agatekerezo nungutse
haguruka agatekerezo nungutse ngiye kukugira inama uyanga uzinguta ubona umva imbere uri kumva ngiye kuguha amafaranga uri kumva yego iyo mba uyikunda ngo iki aho kuzi ko burya nta n'umutima ugira jewe nishe umwana wanjye nibyo byiza ariko none se urabona nta mutima mugira rwose abasore b'iki gihe nta soni njye ndi umuhanzi utangikira atanga umuhanzi se wabikoze gute abahanzi nimba uri umuhanzi uzamenye no ugomba kwitwara ibaze iyo video kujya utekereza ibyo wakora n'ufata inshingano z'icyavuye nakugira inama wese kandi no waje ajya hejuru ry'Imana ukuntu byatsi aho kibera ikigoryi uramubwira uyu nguyu ibyacu arabitura by'icyo ariko ibintu murimo ni ibiki ibyacu ntabwo bikureba inzira zose nagiye nyura ni ibi bintu nagiye mura nabyo ukora nabyo weho bimeze bite ibintu kuvuga ni ibiki ngize ukomeza urambaza akuramo iki akuramo iki ibyo ninde bivuze izina ry'Imana Zesitara atambwira ukuntu byagenze sobanura ukuntu byagenze rata uyu muhungu nijoro wanjye kandi ndanamukunda uramenye izina ry'Imana itonde sobanura ukuntu byagenze ariko ufite ibigambo inda none yo kumbwira ngo tuyikuremo nibyo usanze turimo kuvuga none mwibaze njye nakuyemo inda ntabwo ibyo bintu bibaho asubwa wumva ibintu urimo urabwira uyu muntu aribyo bikwiye koko murakora ibintu mubikunze hagati yanyu mwembi mwese muri bakuru warangiza ukavuga ngo nakwemeye gusa ubu ngubu wahaburiye ubuzima ibintu nk'ibi kibijye ntabwo kibikunda gahibaza ubwo ufite ubwenge umuntu nkayo ubundi ubwo ufite ubwenge haguruka vuba vuba ufite ubwenge ubu nagukubita nkaguturitsa nawe ngo napfukame vuba vuba gusaba imbabazi pfukama vuba vuba umusaba imbabazi pfukama vuba vuba umusaba imbabazi urumva ibintu wari utangiye umubwira kira vuba vuba gupfukama haguruka vuba vuba haguruka ndamuhobe muhobera umubwira yuko umukunda vuga vuba vuba nawe kumukunda vuba mubwire ndamukunda mubwire yuko ugiye kumwitaho n'umwana muzabyara ndagukunda wowe n'umwana utwite kandi nzakwitaho uko nshoboye sibyo gusa murumva ibintu bitabaye gani muco mugende ese ugiye he wacinze ahubwo mvubwire nanga ko ugira ijambo urabona utabuze sisa ugiye reba ku gakanzu ubundi uruwahe ugabanya umuntu ahubwo reka mubwire wowe hari igabo kimamagara kumva nubwo ukiri kumamagara kirambwira ati ngenda nyirebe ahata mwicira imana arama amafaranga menshi kandi urabizi ko nyine nta mafaranga reba nta isuko ushobora kugenda uri umwe mukagaruka muri babiri ase mana ubundi uri ikigo ry'Imana sisa n'ubundi ndabizi ase ubundi uruwa hehe mana twonje nibaza njya mbona utari wo mu rugo we papa ashaka ko yakubyaye hanze pe sisa n'ubundi ndabivuga nushaka kugenda ariko n'ubundi ndabivuga reka mubwire mana wenda nama nkase nkani ndaguha 10 ntago waguramo agapana ugasirimo sisa genda ariko n'ubundi ahubwo bandubwira urabona nsa neza nagusa neza mbwe mana ndakuzanira sisa ndabivuga ndakuzanira akantu mana hagarara mana nyagasani ubu udatera umwaka ugiye he wambaye ahantu ngiye hagarara itonde ariko itonde wa mukobwa ubu ngubu ugiye he wambaye reka nigendere uko uri buraninza wakisanga ariko itonde zimugaga ubundi kugenda wambaye ubuntu bumeze gutyo ndetse birakureba warabingure wowe uri indaya ukuboko umuntu utera umwaka mana nyagasani nahereye kare ndamura n'ibintu by'imyaka ngiye bari kumamagara umva winza nera umwaka utera umwaka nera umwaka ubona ubona cyo kwambara bande kwambara rwose cyane mahagarara Nizeste se wake Freshis ndebera akadage ndagazi Ndama big up bro Akadage ndagazi ndebera akadage Komano ufite umunwa muremure urimo uravuga ngo iki wavugaga ngo iki Natone kudusilenge boss Ongera uzamura amagambo avugaga numva Wari urimo uravuga ngo iki amagambo yacize Haguruka Rwotebeze twambara neza Mutambaye agapantaro keza undi muba mubyica mubizi bose ntabwo nzongera kabisa Bava ari